ndagukumbuye. Aramwumbuye se ngende umugore wawe. Kigabanya ibyo bigambo. Iki kiraya. Ariko mwabantu biriya biginga amafaranga yabyo nariye kamve hano bitansanga na gahunda nari narabihaye n'akavura karaguye. Ndebera nk'uriya muntu w'ibishingwe iyi myanda mpora nishyura buri munsi. Uyu mudugudu nzawuvamo kabisa. Harya hasi hora amiri yimukiye cyangwa ntabwo ariho ni ubushyira. Ako niho amiri we amiri uwo muntu uri kumpamagara wabona ari mudugudu ugarutse. mudugudu nanisha umutwe. Amiri we amiri Yego ni wowe se bajyaga burya ruri ahangaha. hanganira inge hano hagati yakubwiye rero ndabona nyine wihangana nagutindiye nyine ndabyibuka kuri ya gahunda tugiye kujya kureba harya ngo ni hoteli tugenda aho kujya kumureba dore nyine muri twa dufaranga dore hano hari icyondo mana yanjye. Reka akazi nakubwiraga ni kano nyine nayisemba ngo ariko ndabona shawe ni kuka buriya amafaranga ushaka kuba twamuhaye amafaranga menshi. Twamuhaye amafaranga menshi nanjye nabibonye ariko kabisa. Reka njyewe nahise mbibona biriya bifaranga byose baduhaye nimugoroba ibifaranga bingana kuri ako kanya nkahita nkodeshamo nayinzi urumva batatuye noneho wavuye mu karuri. none bibaza isi no kuyikodesha ni ukubura muhize kuyikodesha ariko niwo nayiguze. Ese wagiye guhita dufata igipapuro tukaba dukubita ndi iyanjye kayita yitwa iyanjye kabiyanjye. Tugende rero hano abicyondo dore unyuza akaboko mo hano kurura use bwakwibara niba se shaho niba mfunze igipangu ugize ngo n'inzu yanjye wayimena wowe. Noteri agomba kuduha ibipapuro byacu. ako nanjye dore bimaje no gusaza ukabona amafaranga menshi arenze buriya yo baduhaye icyayi. Urabona tuhashyikiriye arya ni moteri cyane no moteri ko mbona yafunze se abona aryamye se ko wabibonye inzu aba ariyo kuraramo. gusa ubu ngubu yacu ni intebe gusa n'ameza sha yadukweje. Niba ibintu nakubwaga bishobora kuba ari ukuri wamaye menshi yadukweje ariko niba biteye wanda igitezi cyo kwiyambura. buriya ibipapuro twagombaga kubibona amafaranga akaba yacu bakatwongeramo bari abahungu tugakora yaba abantu muri Nyabarongo neza turabigenza kubona notera twicare pakaje carasi tube tumutegereje. Nagukumbuye. aramwumbuye se ngende umugore wawe. Kigabanya ibyo bigambo. Umuntu bamukumbura kuko ari umugore wundi cyangwa umugabo ushobora kuba wankumbuye ngo kubera ngo amafaranga wenda menshi mfite ariko kuza umwumbura nyine ariko nagukumbura wowe nose urumanye nagukumbura ugukumbura nyine nk'umubosi wanjye wabaye boss wumva se ahango y'akantu ka boss kwita mbyumva undi arya nta biciro gize sigara araye ngo akazwa se wagahaye agasepe reka cyaje njye kubwira ukunda gusinda n'ikirahiya ngo iki nta giteda igiti kiraya ariko mwabantu ako cyameneka ijoro rimwe ufashe amafaranga ujya mu bintu by'indaya mu bintu by'inzoga
cyamenekaga papa bajyaga babivuga abakire babayeho neza dore nuko nguko ari ubukire bwawe bugiye gushiramo hano nimba ari ibyo ngibyo rero njye nshobora kwanzura ko tutakomeza gukorana mbese ubwo niba utangiye ibyo bintu ariko wowe niba ari uko ufite umugore byenge umugore ugeze mbonana nanjye n'umugore wagira umugore ariko ukennye wowe baza noneho nimba wabonye ari amafaranga ukahita ujya ngo mu bintu by'ibiraya noneho nawe usaziye ubusa usaziye ubusa umugabo wese wabonye amafaranga ahita yongera akaba agasore aba imanzi imanzi ntabwo yaba imanzi ariko reba ubu bwanwa no butabaye bushya nubwo wenda mura mu mwenda umeze dore n'agakweto nanjye ngura agakweto n'udusogisi k'umweru watubonye ibyo babyita amawayiti ubu ngubu wajya muri za ndimi kwitangura n'utundi dutise nzajya nimbura n'agacongo aka gashati ariko ko ndagakunda nagahawe na sogokuru n'agacongo ntabwo nagahindura n'agacongo none ubwo tugiye kwanzura iki tugiye kuguma hano dutegereze moteri wadukorera akazi dore mu kanya twahita nabonaga akavura gashaka ngo wabona rero yadukwepeye muri ka kavura ariko moteri nabonaga asa nk'ikirara afite ibintu by'ibintu ntazi bidedera hasi nako bitendera urumva ariko nyamara haruguru bya bindi by'abantu gusa ashobora kuba muri ibi bisa tugiye uragiye uramenya umuryango ari uwo urapfa kwiroha ye tubaze nyine uriroha ngo wa muntu w'itabi bagukubitiyemo wabo wasobanura iki reba izi nzu zose dutahe uzi ko inzu ari nka miliyoni dutahe angana nk'aya mafaranga baduhaye turatobora umudugudu wacu aho yitonze sha tugende aho dupfa kujya kwirohayo tujya kumureba siko bimeze agomba kuyaduha